hari aho wavuze ngo FPR yahagaritse jenoside. Sinzi uko wanganaga muri 1994 ariko ndumva wigize kuba ko ufite imyaka 20. Nge nari mu mwanya watumaga mbasha kuvugana n'ibice byombi. Hari abasirikari bari mu Rwanda, Marcel Gatsinzi yari chef d'état major na FPR, twaravuganaga bose ngerageza kugira icyo mbabwira ku bintu biri ko mu Rwanda kugira ngo turebe uko twahagarika buriya bwicanyi. Gatsinzi Marcel ntako atagize yinginga FPR kugira ngo bahagarike ibikorwa by'intambara kugira ngo nawe afate igice cy'abasirikari bajye guhagarika interahamwe zicaga abaturage hirya no hino. Baramwangira baho antuma kuri FPR. Ubwo butumwa mbubagezaho igisubizo bampaye, barambwira ngo abo batutsi uvuga bicwa bamaze imyaka 30 mu Rwanda, ngo bagize igihe cyo gutoranya, ngo kuba baragumye mu Rwanda nuko batoranyije gushyikira Kayibanda na Habyarimana. Nabyanditse no mu gitabo cyanjye rwose. General Dallaire yarabivuze, ntako atapfukamiye Kagame ati reka turebe ukuntu nyaboneka twajya guhagarika buriya bwicanyi. Kagame aramusubiza ati abo batutsi bicwa ni igitambo kugira ngo tubashe kugera ku butegetsi. Nagiye New York hamwe na Bwana Twagiramungu kugira ngo turebe ukuntu twasaba Nations Unies ko yakohereza abasirikare vuba ngo bajye guhagarika intambara bashe gukiza abari basigaye. Bahita bandika ibarwa, FPR yandika ibarwa yasinywe na Gahima na Dusaidi bavuga ko badashaka ko Loni yohereza abasirikare bo kujya guhagarika jenoside. Iyo barwa turayifite twese abantu bakurikira. Icyo gihe New York tugezeho tubonana na Boutros Ghali dusaba ko bohereza abasirikare vuba kugira ngo abatutsi bataricwa nibura bakizwe. Abari bagize delegation ya FPR baduca inyuma bajya gusobanura ko ibyo ngibyo atari ngombwa rwose, ko abatutsi bashize kuva kera ko mu kwezi kwa 4 nta mututsi wari usigaye mu Rwanda. None bakavuga ngo bakijije abatutsi. Ngewe ibyo sinzemera, ahubwo mvuga ko abantu ba mbere baba bakwiye gusaba abatutsi imbabazi, kandi ndabivuga mbivanye ku mutima kuko ntabwo nemera ko FPR yahagaritse jenoside. Ibi ni ibintu by'ubushinyaguzi bwo mu rwego rwo hejuru. Ntabwo nshinyagura kuko nanjye napushije abatutsi benshi mu muryango wanjye muvandimwe. Ni ibintu byo gushinyagura, details zose atanze ntacyo nazivugaho, ariko nagashinyaguro kuko navuze ko nari mukuru jenoside iba, umugambi wari wo kumaraho ubwoko bw'abatutsi mu Rwanda.